Uyu munsi tugiye kurebera hamwe siporo idufasha gutwika ibinure umubiri ubwawo ari wo ubyikoreye, niyo bita detogisi. Siporo nziza cyane ikorerwa mu rugo itagusaba igikoresho na kimwe, ni umwanya wawe gusa, ubundi umubiri ukamera neza. Tangiranye n'aho ngaho, uko ukaraga amaboko birambura igice cyo mu gituza cy'umubiri, kwa kumva uremerewe mu gituza, kumva umunaniro mu gituza, biragenda byose bigashira. Ukaraga usimburanya nk'uko uri kubibona. Umubiri wacu ni ingenzi, ngira ngo mubona ko nta kintu wageraho cyangwa wabasha gukora udafite ubuzima buzima. Kenshi rero tubwirwa ibyiza byo gukora siporo cyangwa imyitozo ngororamubiri, ntitubyiteho, ariko reka mbabwire ikintu mbere y'uko ucyanga niba ubona nta kintu kiguhombya. Kigerageze, nubona nta nyungu irimo kireke. Ibintu byose ubimenya ari uko wagerageje, utagerageje ntabwo umenya ibyiza n'ibibi. Iyo irambura igituza nyihanganire, irambura igituza kandi iburyo n'ibumoso. Buriya umubiri kugira ukore neza bisaba ngo ibice byose bibe byuzuzanya, iburyo n'ibumoso. Iyo ukoresha igice cy'iburyo cyane gusa, icy'ibumoso ntigikore, hari imbaraga zidakora. Kandi iyo umubiri ikindi ukora ibice byose, n'uburwayi buragabanuka. Noneho iyi siporo cyangwa uyu mwitozo udufasha kugira ngo amaraso atembere umubiri wose, n'umubiri usubirane imbaraga. Bikunze gukorwa cyane mu Bushinwa mu buryo bwa tayici cyangwa ubundi buryo bita kigongo, uburyo imbaraga zitembera mu mubiri hose ukaziringaniza, nta gice na kimwe kibangamiye ikindi. Abashinwa babyita ngo ni yin yang. Kuko ibihe byose cyangwa ubuzima ntibuhora ari bumwe. Uku ubona habaho amanywa n'ijoro, niko n'umubiri wacu umeze, ugasimburana. Aho tugeze hadufasha kugira ngo amaraso atembere neza mu mpyiko, ugenda ukubitaho ariko gahoro. Ngira ngo impyiko akamaro kazo murakazi, iyo zidakora neza aba ari ibibazo bikomeye. Aho ngaho ako gace kadufasha kugira ngo imbaraga zisubire mu mugongo wo hasi, abantu dukunda kubabara igice cy'umugongo hasi,
haragororoka imbaraga zikongera zikahasubira ukumva umeze neza rwose. Siporo akenshi kugira ngo wumve ikumereye neza yikore mu gitondo ukibyuka mbere yo gutangira indi mirimo, na nimugoroba igihe ushoje imirimo yawe. Ndakubwiza ukuri, umubiri uhora uringaniye, uhora wumva ufite imbaraga, nta munaniro, nta mujagararo, nta stress, nta depression. Ubwonko, umutima ndetse n'umubiri wose biba biri mu njyana imwe. Abayikoze igihe kirekire kuko ikorwa mu Buyapani, mu Bushinwa cyane, usibye ko yatangiye kugera hose no muri Amerika na hano iwacu irahari. Benshi bemeza ko ariyo siporo ya mbere irwanya ubusaza cyangwa ibukerereza. Ntabwo yaburwanya kuko bugomba kubaho, ntawabaho uyu mubiri w'inyuma buri gihe uko wavutse umeze ngo abe ariko ukomeza. Ariko byenda twita imburagihe byo ibikuraho, kuko amaraso aragenda agatembera umubiri wose. Uzakunda kureba nk'Abashinwa bayikora cyane, Abayapani. Igihe n'umuntu mukuru w'umudamu ukagira ni agakumi, umuntu w'umusaza ukabona aracyafite umubiri urambutse. Ni siporo iyo bihuje no kugenda, ukayihuza no kurya indyo yuzuye no gusinzira neza, impinduka zirivugira. Aho ku gace kadufasha gutwika bya binure byo kunda hasi, ibicece. Ba bantu batabikunda rwose, aho ngaho biragenda. Urugero, reba njye uyikora cyangwa uzarebe abantu bayikora muri ibyo bihugu nkubwiye, uzabona umubiri ahantu hose umeze nk'uringaniye. Aho bidufasha kugira ngo imbaraga zitembere umubiri wose. Mu byo ukora byose, ndakubwiza ukuri, guhuzagurika kubaho gake, ni hafi ya ntako. Kandi reka mbabwire, umuntu nagutungira urutoki ku kwezi, akwereka ukwezi ukuntu ari kwiza, ntuzarebe urutoki. Nureba urutoki bizatuma utareba ubwiza bw'ukwezi akwereka. Mu yandi magambo, ntiwumve ibyo nkubwira cyangwa ntutinde ku byo ureba, ahubwo utinde ku byo ubishyira mu bikorwa. Kandi burya nta kintu wamenya ko ari cyiza cyangwa kibi uramutse utakigerageje pe. Niryo banga ryo kuvumbura ikintu. Niba ukibonye, niba ugize amahirwe yo kukibona cyangwa niba ugenewe kukibona, kumva bakubwira ibyiza birimo, ntubyemere gutyo, sibyo? Ahubwo emera ibyo ukoze weho ubonyemo. Ko hari ikintu kibera bamwe cyiza, abandi kikababera kibi. Ntabwo twese twabaho ibintu bidukorera kimwe. Yewe no kurya, hari ukunda kurya ibonda, agakunda kurya biriya, kandi byose ntacyo bitwaye, ariko hakaba hari ibikugirira umumaro. So mu mwanya muto rero, kugira ngo ikintu umenye icyo ukurikiza mu buzima bwawe, niba ufite ingero cyangwa ubona ko hari benshi gifasha, kigerageze nawe, nigikunda kikagukorera. Ubwiza buraba buhuye no kwisiga,
nikidakunda ngo kigukorere uzahindura ikindi. Aho ngaho urabona twarimo dusoza twongera kugenda gake kugira ngo umubiri ugarure umuvuduko usanzwe twitegura gusoza. Ubwo rero nizere ko ababishoboye kandi bari bubigerageze, usibye ko nta n'utabishoboye, nta gikoresho bisaba, ni wabikorera iwawe mu rugo. Iminota mikeya mu gitondo na nimugoroba nk'uko twabivuze, cyangwa binakunze ukabikora nimugoroba gusa bitewe n'amasaha ugira mu kazi, cyangwa ukabikora mu gitondo gusa, nabwo nta kibazo.